Ngushimira amaze gukora subscribe kuri Rwanda Isa TV. Uyu mwanya tugiye kugaruka ku mateka y'intwari Gisa Fred Rwigema. Ese waba ujya wibaza ngo umuryango wa Fred Gisa Rwigema ubayeho gute? Ese wakibaza ngo Jeannette uwahoze ari umugore wa Gisa Fred Rwigema we abayeho gute? Cyane ko Gisa Fred Rwigema yasize abana babiri. Reka turebe amateka ye tumumenyeho byinshi nk'intwari twibuka, ndetse akaba n'umwe mu batangije igikorwa cyo kubohoza u Rwanda mu mwaka w'1994. Gisa Fred Rwigema ni intwari iri mu rwego rw'imanzi, rumwe mu nzego eshatu z'intwari z'u Rwanda. Izo nzego eshatu ni imena, imanzi, ingenzi. Urwego rw'imanzi ari narwo Fred Gisa Rwigema arimo rushyirwamo abantu baranzwe n'ibikorwa by'ubutwari bihebuje kandi bakaba batakiriho, bakaba baratabarutse bitangira igihugu cyabo. Ibi bikorwa birimo kugaragaza ubwitange, batizigama, kwigomwa inyungu bwite, hashyirwa imbere inyungu z'igihugu zifitiye akamaro gahebuje imibare rusange by'umwihariko y'Abanyarwanda. Kubera ubutwari no kwitanga Fred Gisa Rwigema yaguye ku rugamba yari ayoboye rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda tariki ya 2 Ukwakira umwaka w'1990, ubwo yari umugaba w'ingabo za RPA, Rwanda Patriotic Army, Inkotanyi. Yaguye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, yatangije ariko ntiyarusoza nubwo abamusimbuye batigeze bamutenguha. Tariki ya 1 Ukwakira umwaka w'1990 ni umunsi utazibagirana w'itangizwa ry'urugamba rwo kubohora. Naho tariki ya 2 Ukwakira umwaka w'1990 ni umunsi Fred Gisa Rwigema yatabarutseho. Yaguye Kagitumba, ubu ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Urugamba rugitangira ku itariki ya 1 Ukwakira, ku munsi ukurikiyeho uyu nguyu Fred Gisa Rwigema yahise arasirwa ku rugamba. Ibyiwe birangiriraho. Ntabwo ibyo byari birangiririye aho, kuko abo yari asize ahubwo bari bagiye guharanira kugira ngo bazuse ikivi uyu nguyu atushije. Gisa Fred Rwigema yavukiye i Ruyumba tariki ya 10 Mata umwaka w'1957. Ubu aho yavukiye ni mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Yabyawe na Anastase Kimonyo na Gatarina Mukandirama. Ahabwa amazina ya Emmanuel Gisa. Yashakanye na Jeannette Urujeni, bakaba ubu ngaba barabanye tariki ya 20 Kamena mu mwaka w'1987. Nyuma babyarana abana babiri, umuhungu n'umukobwa, bakaba ari bo Gisa Junior na Gisa Teta. Intambara y'imyivumbagatanyo yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1959 n'umwaka w'1960 yaranzwe no gutoteza, kwica Abatutsi, ndetse Anastase Kimonyo se wa Gisa Fred Rwigema aratotezwa, arafungwa, amara umwaka wose ari muri gereza. Nyuma y'uko uyu mubyeyi we afunguwe, umuryango we wabanje guhungira muri Paruwase Gatulika ya Kamonyi. Nyuma bakomeje kuba mu buzima bw'aho ngaho, gusa ibintu bigomeza kuba bibi cyane. Bahungira mu gihugu cya Uganda, ari naho yakuriye. Bakigera muri Uganda babanje kuba mu nkambi y'impunzi yo muri Ankole. Nyuma mu mwaka w'1966 bimurirwa mu nkambi ya Kankuge mu gace kitwa Toro, aho bari kumwe n'izindi mpunzi z'Abanyarwanda bari barahunganye intambara yo gutotezwa, kwangwa, ndetse n'igihe Abanyarwanda bari batangiye kujya bicwa. Akigera muri iyo nkambi, Fred Gisa Rwigema yahise atangira amashuri ye abanza, ayarangiza mu mwaka w'1982. Kuva mu bwana bwe, Fred Gisa Rwigema
ntiyumvaga neza impamvu ituma ababyeyi be n'umuryango muri rusange bahunze, ndetse yahoraga ababaza impamvu badataha ngo bajye kuba iwabo mu Rwanda bave mu buhunzi, ariko bakamubwira ko mu Rwanda bitoroshye kuba n'abashatse gutaha baragiye ariko ntibyabaguye neza, kandi benshi bagiye barongeye bagaruka muri Uganda. Fred Gisa Rwigema yagundaga akarasisi ka gisirikare, bigatera umuryango we impungenge, cyane cyane nyina Gaterina Mukandirama, kuko gukunda ibijyanye n'igisirikare cyane cyane byatumaga bakeka ko bishobora kuzamuviramo kureka amashuri akigira mu gisirikare. Arangije amashuri abanza mu mwaka w'1972 yahise akomereza mu mashuri yisumbuye, yatangiye mu mwaka w'1933 mu kigo cyitwa Mbarara High School muri Ankole. Nuko yari akiri umwana, nubwo yari afite imyaka mikeya nyine akiri umwana, yahoranaga inyota yo kumenya amateka y'u Rwanda, kandi yakundaga kuganiriza abantu bakuru n'abo bari barahunze bava mu Rwanda bari batuye hafi y'ishuri, akabaza amateka y'u Rwanda. Mu bantu bakomeye Gisa Fred Rwigema yahuriye nabo mu mashuri ndetse bakaba inshuti ze zikomeye, bagatandukanywa n'urupfu, harimo Paul Kagame ubu wabaye perezida w'u Rwanda kugeza na n'ubu ngubu. Amateka y'u Rwanda y'ibijyanye no kubohora u Rwanda ntiwayavuga utibanze cyane ku zari inshuti zo mu buto zaje kuba icyomoro cyomoye imitima y'Abanyarwanda benshi, dore ko imitekerereze, gukunda igisirikare, kwitanga no kwanga akarengane ari ibintu byari biri imbere kuri aba bombi, Paul Kagame na Rwigema bari babihuje cyane cyane, ndetse ubwo biganaga bombi baragendanaga kenshi bagasura abakuru bazi amateka y'u Rwanda, bagahora bafite inyota yo kurushaho kumenya igihugu cyabo cy'amavuko, kandi bagahora batekereza icyo bazakora kugira ngo akarengane n'itotezwa byakorerwaga Abanyarwanda birangire burundu, no ku bandi bari barasigaye mu gihugu by'umwihariko. Gisa Fred Rwigema yakundaga gusoma ibitabo by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nka Kwame Nkrumah, Mao Tse-tung, Fidel Castro n'abandi bagiye baba abantu b'indashyikirwa ku isi. Aho yigaga yahoranaga ishema ryo kwerekana ko ari umunyarwanda, kandi agakunda kuvugisha abo biganaga ikinyarwanda, nubwo bo bavugaga indimi z'amahanga, bigaragaza ko afite urukundo by'umwihariko rw'igihugu cyiwe cy'u Rwanda. Mu mwaka w'1974 Fred Rwigema nibwo yaje kureka amashuri asanzwe ajya mu gihugu cya Tanzania gukurikirana imyitozo ya gisirikare na politiki, aho we na bagenzi be bari bahamagajwe na Yoweri Kaguta Museveni uyobora igihugu cya Uganda, washakaga kuzarwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa Idi Amin Dada wategekaga Uganda muri icyo gihe. Muri Nyakanga umwaka w'1976 nibwo Fred Gisa Rwigema n'abo bari kumwe harimo inshuti ye Salim Saleh bakomereje imyitozo mu gihugu cya Mozambique, aho bahuriyeyo n'abandi basirikare barimo Colonel Musitu waje kuba umwe mu basirikare bakuru b'ingabo zari iza FPR Inkotanyi zatangije kandi zikanatsinda urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Fred Gisa Rwigema rero yatangiye kumenyekana cyane cyane mu mwaka w'1979 nyuma y'intambara yakuye ku butegetsi umunyagitugu Idi Amin Dada. Mu mwaka w'1980 igihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu, Fred Gisa Rwigema yari mu basirikare bakuru bacungaga umutekano we Yoweri Kaguta Museveni wayoboraga umutwe wa UPM, Uganda Patriotic Movement, umutwe wari ufite umwihariko mu gihugu kuko utari ushingiye ku idini cyangwa ku bwoko
kuko byari bimenyerewe. Ku itariki ya 11 Gashyantare umwaka w'1981, hamwe n'abandi basore 27 barimo Abanyarwanda babiri aribo Rwigema ndetse na Paul Kagame, bafatanyije na Kaguta Museveni batangije intambara yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa Obote. Kuva mu mwaka w'1945, Fred Rwigema yakomeje kuba umwe mu bayobozi bakuru ba NRA, ishami rya gisirikare rya RNM, aho naho yaboneye umwanya wo gukomeza gutoza intambara Abanyarwanda ndetse n'uburyo birwanwa. Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri NRA ndetse aba n'uwungirije umugaba mukuru w'ingabo. Icyo gihe Rwigema yasabwe n'ubuyobozi bwa NRA kwinjiza abasore barangije amashuri makuru mu gisirikare, maze Abanyarwanda binjiramo ku bwinshi, babona uko batangira imyitozo ya gisirikare yo kuzajya kubohora igihugu cy'u Rwanda. Muri abo basore harimo Kagame Paul, waje kuba umugaba mukuru w'Inkotanyi nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema ku wa 2 Ukwakira mwaka w'1990, aza no kuzageza ku ntsinzi ku wa 4 Nyakanga mwaka w'1994, bityo intego yo kubohora u Rwanda iba igezweho. Fred Gisa Rwigema n'itsinda yari ayoboye rya gisirikare babohoye u Rwanda, bazirikana ibikorwa by'ubutwari byamuranze. Abanyarwanda benshi nabo bubaha cyane cyane izina Fred Gisa Rwigema kuko yabuze ubuzima bwe igihe yashakaga kubohora cyangwa se kurokora ubuzima bwa benshi. Ngayo nguko rero amateka ya Gisa Fred Rwigema witabye Imana arimo arwanira igihugu cy'u Rwanda, uburyo yatangiye, uburyo yinjiye mu gisirikare, ibyo yakoze byose. Ndagira ngo wabyumvishe twanyuma kino kiganiro, niba wagize amahirwe yo kukirangiza, kora subscribe kugira ngo tube tubana n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse ufite n'ikindi wifuza